umuntu yampaye la screenshot yari ke John narabivuze mbere ama screenshot ya video arambira ngo nitanga amadolari 100 urukunyumva ngo nitanga amadolari 100 agwe video ngo Pazo ampere fiti Pazo ampe video ukumva arambira ati ni inkuru niba ufite amadolari 100 Pazo arayiguha nahamagaye Pazo urukunyumva avuga ati Pazo ibi bintu nibyo ariko ntabwo papa yanjye na objective yanjye nagira ngo nkumire hakiri kare Dumba nahamagaye Pazo nyango yakubwiye ko wabonye ko yahise nandakarira yarakuburotse kumazana namburotse aravuga ati iyo video oya ariko ntekereza kuko we urukumva arabizi buriya umuntu abaza umuntu yarabizi ko ntari kwemera ko bya bintu nicyo nabishakiraga kuko nibuka ko kuri pano yanjye yaraje aravuga ati ngo ndipanda wowe wanyirukanse ushaka kumfungisha do you remember so uwo mu kuvuga ko yavuga ati washaka kugira adi bamufashe njyewe nicaye hasi mu gitondo ndareba byari bamukira mbanze ndavuga ariko Jihad bamufunze ibiti ko Jihad atari we yafashe video ko atari we wasambanye ngo iyo video ayifate noneho naranja ive muri telefone wigene muri telefone yindi n'ubundi ayigire nibwo nabandi gukora blog ya mbere nimo ndavuga ati simbona impamvu Jihad yafunzwe kubera Jihad nawe afite video bayimuhaye nawe ashobora kuba yaribonye ari umuntu w'igihumbi ariko urumva nawe arayisharinga nk'abandi bayisharinze njye mfite abantu bagere nko kuri 15 bagumaga bayima so ndavuga ati se Jihad atandukaniye he n'undi muntu uri muri etazi ni nk'abo barundi kazi bayigusharinze urumva ariko Jihad nawe reka manze mugarukeho Jihad urabona ukuntu umeze Godfather njyewe ikintu cyose nakora niyo ntashaka kuvuga ko ikintu kibi ubuyobozi bwakoze mpita nkinyi nkoro ugahita uvuga ati abayobozi bacu turabakunda ariko ibi bintu ntabwo twabisobanukiwe ako kantu urakazi ndi kukumva ubundi ikintu cyafungishijwe fata ku mavuta nuko yahagaze imbere ya kamera ahita avuga ukuntu weshura kunyurana n'ubuyobozi tu akavuga ati jewe ribu nimpamagara ntabwo nzahaguruka ngo ngende ngo ibi bintu by'ibyo rero Jihad ako kantu nako ajya kagiramo akantu ko kudashaka kwerekana ko yubaha abayobozi urumva so sasa rero ni nayo mpamvu ngiye kugera ku byo ngiye kubabwira bya Jihad itariki 9 ngira ngo nibwo twari twaraye twakoze live cyangwa it was before live twakoze urumva ibyagiye hanze ya mpano noneho Jihad ngo saa 5 za nijoro kwibuke ko ibintu ugiye kuvuga hano uwo bita Njuga yaraje hano aravuga yarangije kuvuga bahita manona kuri pano bimubwira ati ntitushaka gwino ibyo uvugiye kwa Godfather ngo nimuvugira ahanga turagukeneye amaze kwitaba inshuro enye bivuze ngo ugira kuvuga hano ribiri kwandika bego Jihad ngo itariki 5 iyo video itaramenyekana abantu bose batarayimenya saa 5 za nijoro itariki 9 saa 5 za nijoro Jihad yapostinze video ya mpano arimo aracumita umugore we kuri stati ya WhatsApp subiramo ako kantu ngo byagenze bite biravugwa ngo erega Njuga ntabwo azi kuvuga Njuga ashobora kuba yaravuze ngo urabona nk'ibi bintu mvuga nawe ati biravugwa ngo nuvuga ko njyewe niyo naba mbizi neza ko ari ibyo ntabwo ushobora kuvuga ati nibyo kuko ntabwo nimero yawe isevinze nimero ya Jihad nta nubwo nari mpari nta nubwo warebye stati ya Jihad nta nubwo narebye stati ya Jihad ni ukuvuga ko njyewe rero ntabwo nshobora guhamya niyo bampamagara abayobozi ndababwira ati
biravugwa barabivuga ni ibintu narumvishe ntabwo mbihamya ariko biravugwa ngo itariki 9 saa 5 za nijoro yego Jihad yapostinze video ya Yampano kuri stati ye ya WhatsApp. Aha. Reka manze nkubaze. Uzi Yesu kwiza wa mipango cyogere mu nkuba umwami w'abagore. Gasuku. Uzi iya postinze ikintu kuri WhatsApp ye abantu bakibona. Ibihumbi 10. Ibihumbi 10. So nukuvuga ko biba ari bibi kugira ngo ikintu kivuge ukivuga kiri direct utaruhari. Yego. Sibyo ndimo ndigisha abandi bantu ukuntu bagomba kuvuga ibi bintu. Erega mubibukiramo murahubagurika ugasanga akantu kiteretse kamera karimo karahubagurika. Vuga ngo babihubukiramo ndumva ntuzigera ubona nyerera. Ngo ngego noneho ngo breaking news ngo amakuru yitayo ndashaka kubamenyesha ko ngo no munsi reka niyo mpamvu nguma mbwira ababyeyi bagore bari hano mwishurire minerval abana banyu so rero nkuko nari ndakubwira ati stati ya Yesu kwiza wa mipango icyaho abantu ibihumbi 10 nuko ko Yesu kwiza iyo apostinze ikintu kuri stati abantu ibihumbi 10 barakibona komeza nkaba nibaza ko stati ya Jihad erega Jihad yantanze kumenyekana buriya komeza nkaba nibaza ko stati ya Jihad nayo ishobora kuba irebwa n'abantu benshi cyane. So rero niba uwo munsi wa mbere video yasakaye Jihad nawe yayitishije kuri stati ubugiye kuvuga ukuntu nteke ahangaha none abandi bantu kubigisha ukuntu bavuga ubu ngubu akangiye kongeraho nako nakantu ukoresha cyane cyane iyo ugiye kuvuga ibintu utazi neza ukavuga bijyanye n'imitekerereze yanjye uje kutwigisha imvugo ndimo nabigisha niwe rega duma niko nkora ntabwo zanoma mubagurika ngo abantu bagomba bene ngomba nkuba no gutangiramo amasomo bijyanye n'imitekerereze yanjye ndibaza ko Jihad afite ribu yashoraga kumushyiramo imiyaga kubera ka kantu nakubwiye ko kuba Jihad telefone isiye sibo muntu wa mbere video yagezeho nukuvuga ko iyo ribu nayo ifite ubwenge bwo kuvuga ati urabizi ariko se wamugane uno Jihad atandukanye he n'uwundi muntu wayibonye atandukanye bishobora kubibona ariko bafata amasaha Jihad yayipostingiye bagafata n'umunsi video yasakaye na statiye denga ishobora gukora muri societe noneho bahita bongeraho akantu ko kuba Jihad adakunda kwicisha bugufi imbere y'ubuyobozi. Hari ikintu utari kumva hano rero kanze nkubwire wowe ikintu no kuvuga ngo insiste like yuko mwirwa kuri Instagram umva ko itegeko rivuga ndumva mujye mwibuka ko iki kibazo cyo gusakaza ubwambure n'amashusho y'urukoza soni ibi ni ibintu twahostinze beat yari murangira inshuro 3 mu nshuro ebyiri na hostinze beat yari murangira namubazaga kuri iki kibazo cyo ki cyaya mashusho y'urukoza soni kuko twaribazaga tuti ni gute umuntu wifashe video urimo kunyumva ubwo bamureka akidegembya hagakurikirana uwazisakaje izi saga duba nuza gukurikira ibuka saga nagimazeho hafi cyumweru cyose ya Moses yashize akabuno ke hanze bari kumurongora twahirwa ribu baramvugishije baravuga Godfather bankubita icyo bita igazeti ya leta baravuga ngo dore ingingo ya 38 iravuga ngo kwifata amashusho ntabwo bigize icyaha gusakaza amashusho y'urukoza soni nibyo bigize icyaha uyu munsi turi kuvugana
urukunyumva hagize umuntu usharinga iriya video ya mpano ubu turi kuvugana uyu munsi hagize umuntu usakaza iyi foto cyangwa akayipostinga none turi kuvugana uyu muntu yahanwa nkuko Pazo ari guhanwa bivuga ko ari we nyirabayazana wayipostinze ku munota wa mbere. That's my charger, it's working. Urimo kunyumva? So hahanwa umuntu wese wasakaje, itegeko ry'u Rwanda rihana umuntu wasakaje amashusho y'urukozasoni mu ruhame. Unyumva neza cyane? Aya masaha agize undi muntu bigaragara ko yayisharinze. Uyu nguyu aragenda bamushyire mu gatebo kamwe na ba Jihad. So ikintu twunguye niba uvuze ko Jihad yayipostinze kuri WhatsApp muri iriya joro. Niyo mpamvu ya mpano yabyutse mu gitondo ajya kumuregana nande? Ajya kumuregana na Pazo. Kuko wibuke ko twakoze niba byarasakaye ninde muntu wa mbere wayishize ku nkuta cyangwa wayishakaje bwa mbere. So uri kumva ya mpano yagiye kurega umuntu akeka nyirabayazana wayisakaje bwa mbere. Hanyuma ashyira arega n'umuntu wayishize mu ruhame bwa mbere. Aya masaha sinzi bakurikiye urubanza rwabaye yesterday. Urubanza ntabwo narukurikiye. K John dosiye ya K John na Pazo ni imwe na nimero ya dosiye ni imwe. Icyaha ni kimwe ari kuregerwa hamwe. K John yamwigaramye aravuga ati ndashaka kuburana njyenyine. Turi kumwe? Yigaramye nuza yigaramye Pazo. Ati ndaburana njyenyine sinshaka kuburana na nyirabayazana kuko ni waduhaye video bwa mbere. Sinzi nuko byumva. Niko bivugwa n'umunyamakuru wagiye ku rukiko ejo kubivuga. Ku buryo K John ejo we yavuze ngo yewe nikimenyimenyi jewe niteguye kuburana nonaho nta n'umunyamategeko ntanzi ndaburana ntanga ubuhamya by'uko byagenze. Nyirabayazana watuzaniye video nguyu abaramutanze so Pazo ati reka da ntabwo niteguye kuburana nkeneye umunyamategeko nige n'urubanza. So ubugenzacyaha buraza gutandukanya dosiye cyangwa ko bari bahaye dosiye imwe bivuze ngo niba ari uko bimeze umuntu bita K John yabaye ikigwari. Ubu K John yamaze kutaba mugenzi we mu nama urukunyumva aravuga ati genda ubambwe wenyine niwe wabizanye nta hantu nigeze mbisakaza ndakubujije. Urimo kumva? K John yabaye snitch. K John yabaye snitch ari gusama amagara ye kandi ari kwemera akabambanwa nishumiye. So iyo basamye bacumugane mu Kinyarwanda iyo basamye amagara hejuru umasama iyo batereye amagara hejuru umasamaye. Kamubwire du ubushize urukumva uzi ko habayeho no guterana amagambo munyereka ko yampano yakoze amakosa. Mumbwira n'amakosa ya yampano urabyibuka? Pazo aza yanushije umunwa. Pazo yakuruje ariko rero ibyo bintu genda cyabihagararaho. Ibintu Pazo njyewe ntabwo Pazo muvugira niba koze Pazo nanjye niba Pazo really aribo ya sharing the video akayikura muri telefone ya yampano. Yego agomba kubihanirwa tu. Yego njyewe ikintu nari ndimo ndavugira kuri Pazo navugiraga muko bakoranaga na yampano. Ikintu ntumvikanye naho Dumba ntumvikanyeho nawe ubuhemu yampano yari gukorera uriya musore. Aya masaha reka tumuvugeho kuko ari mu maboko atari kandi arimo gukekwa. Ntabwo ndibuze kumuhamya ntabwo ndibuze kumukira urwa Pilato ngo niwe wabikoze. Ariko niwe wafashwe niwe aya masaha uri gukekwa kandi n'abantu barenze umwe. Turagendera ku bantu batanze ubuhamya. Njuga yatanze ubuhamya ko yiboneye video bwa mbere n'amaso ye. Inde Njuga yiboneye video bwa mbere n'amaso ye ayihawe nande? Ayibona ntabwo yayihawe. Yayibonye muri telefone ya K John na Pazo bari kumwe.
untega amatwi Clapton Kibonge bagiye kurya umuceri yayiboneye kwa Clapton Kibonge bwira abantu bakuru iyi account ni yindi cyashya nashaka gutangira kuyihosta bamaze kugera ku 500 kandi ari bakeya bafite 400 by following mu following account mu following account ya Godfather ntacyo utasabiriza follow amafaranga ibintu byose ga mu following Godfather kuri account yingiye ishaje nawe ni uwacu sanya munsi byari kwa ngombwa kumanza kunshuraho kapa we ko ndi kuri pano yawe nigeze mbona nagatima na poro aha ndashaka ukurike kino kintu nani ndumba ariko kuko bagira ngo mfita karimi nk'akabarozi bavuga ngo mvuga ku muntu bakamufunga urabizi maze kuba 2 3 kane nsigiye narifashe singiye kuri gicibwa muri societe kuko wavuzeho ariko ikibazo ntabwo ari uko mba navuze nuko mba navuze ibintu by'ukuri biriho kandi urabizi kuri kose ntabwo kuvugwa muri iyi case rwa rucabana ndumba byari urucabana ngiye I have no issue with anybody ariko nuza kwitegereza iriya case ndumba ibintu byose yampano yari gukora unyumve neza cyane ubuhemu yari gukora ndumba mani hari ikintu udashobora kugeza kuri mugenzi wawe bro ahangaha ni hahandi havamo ubumuntu ukaba wafata n'icyuma gukora mugenzi wawe yaguhemukiye ukamwica ukamuvanamo ubuzima uyivuga umuntu agomba gukoresha common sense ntabwo wafata ikintu nk'iki ngiki ngo ugiye guhemukira mugenzi wawe cyangwa ugiye gukora revenge kuko yaguhemukiye ukora ubunyamaswa nk'ubu hari umuntu wabwamaze gutakara ofete Pazo n'iryo kosa yakoze exactly Pazo niba ariko nanone ntabwo urubanza baramukira ntabwo nanone nshobora guhamya ko Pazo ari we yazisakaje turi kuvuga ko ntabwo turi kumushinja ntabwo turabacama ntabwo turi kumushinja ariko niba Pazo ari we yasakaje izo video ari we yakuye video muri telefoni ya yampano agahita zisharinga Pazo iyo kosa yarikoze kandi agomba kurihanirwa kandi nk'umuntu urumva nje nk'umuntu yamuvugiraga abantu batangiye guca muri goro yanjye mwe murakora ibintu bizima we baga promoter wabanya izo ndabu gashyiramo kugasetinga gori fatika baga promo abantu muri hano burimo muracyari kandi ko muri setting goro nice settings mwayibona urumva ntabwo ko mpamya ko ariko niba ari we Pazo yego yakoze amakosa kandi agomba kuyahanirwa kandi nubwo uri inshuti yanjye ngewe nanjye warambeshe nanjye warambeshe reka ngewe baranzi nanjye meze nk'umucamanza uraza ukazana ibintu byawe inde wakubeshye Pazo yarambeshe yambwiye ko video atigeze ayibona atayizi ngo yayibonye ofite yarambeshe ngewe bigenye n'ibindi bintu bari baravuga cyangwa ikintu cyabaje muri ibi bintu ndumba ikintu cyabaje muri ibi bintu mani hari ukwica umuntu ariko amwica uhagaze uyu mutipe bice ko bamaze kumukorera ibikangisho sinzi kubyumva erega ntabwo ejo nabwo yagiye kurega muri ribu gusa yagiye kurega umunsi erega abantu bwa mbere umuntu yampaye la screenshot yari ke John narabivuze mbere ama screenshot ya video arambira ngo nitanga $100 urukunyumva ngo nitanga $100 agwe video ngo Pazo ampere viti Pazo ampe video umekumva arambira ati ni inkuru niba ufite $100 Pazo arayiguha nahamagaye Pazo urukunyumva avuga ati Pazo ibi bintu nibyo ariko ntabwo papa yanjye na objective yanjye nagira ngo nkumire hakiri kare ndumva nahamagaye Pazo nyango yakubwiye ko wabonye ko yahise nandakarira yarakuburotse kumazana namburotse aravuga ati iyo video oya ariko ntekereza kuko we urukumva arabizi buriya umuntu abaza umuntu yarabizi ko ntari kwemera ko biriya bintu nicyo nabishakiraga kuko nibuka ko kuri pano yanjye yaraje aravuga ati Godfather wowe wanyirukanse ushaka kumfungisha do you remember so we mu kuvuga ko yavuga ati washaka kugira ngo nguhe video inkuru cyo bamfunge ko nzi ko utabyihanganira wari ubyamagara kandi uvuga ko source ari inge okay sinari kubikora nari kumukora nk'ibyo banjuga bamukoreye banjuga batanga ubuhamya bavuga ngo bakimara kubona iriya video muri telefone ya Kejon ni ya Pazo babasabye kuyisiba
Ke John arababwira ati ngo nibyo ngo kanyisibe urimo kunyumva tuzi kubyumva ariko ngo noneho Pazo ngo no mu kureba iyo video urimo kunyumva ngo yitandukanyaga nabyo agasubira inyuma kugira ngo atagaragara nk'umuntu wayihaye Ke John mfite amajwi Ke John ari kumwe ngo nimpereza amafaranga. Oya Godfather, ikibazo cyawe urakizi, uvuga ibintu ntuzane proof, ngo ufite amajwi ari amatwi reko se muretse gato yamwereke ndikukubwira amajwi yazanye wait second. Okay, ntabwo hano let me show you ntabwo hano tuvuga ibintu bidafite proof sibyo. Ntabwo ndi mu rubanza ndakubujije nta nubwo warantumiye ngo uze usabe ibimenyetso turimo turuganira ndakubujije. None se ko uravuze ngo ufite amajwi uga amatwi kiri kinyo mfa nawe ngaho tugende ukunyumva ntabwo yavuze ngo ayo majwi twaravuga iki Kejo ndavuga ati mani mutemo aragutamo mutemo ibiceri arayigutamo video arayifite aho ngaho uzi ngo ryari igihe hasokaga ya screenshot before urimo kunyumva igihe hasokaga ki screenshot ya mpano yahise ajya kurega bariya abantu muri niba ubyibuka nibwo Pazo ngo nawe yagiye kwishinganisha yitwara muri ribu Pazo baramureze ajya kwishinganisha nawe ntabwo tuzi iyo yabikuye ko we asimera kuba byasakaye ndashaka wumve ntawe mumeshoninze ntawe wamuvuze ngo yitwaye muri ribu ngo ajya kwishinganisha ngo urumva ngo hari video ngo y'umuntu ngo twabanaga twakora ikintu kikwirukankamo urukunyumva bajya kwishinganisha none ko atari afite video kubera iki yamburutse subiramo ko atari afite video kubera iki yamburutse ko atambwiye ngo ntayafite akandeka yavuze ngo ashaka kumufungisha gute rero ibyo wari wabwiye bake John mwari mwaganiriye iki no sense umbabarira imbere icyo njye cyangwa telefone ujye wigira umucamanza naganira iki sinabo so iki ngiki rero tugarukana gato nitugaruka kuri point Dumba erega biterwa ofete aba bantu b'i Kigali hari ikintu kimwe utabaziho aba bantu b'i Kigali iyo barangije ukuntu twebwe tuganira nabo siko baganira iyo bari hagati yabo. So uri kumva ntekereza ko uri kumva baravuga ati rero mu bantu bashobora guteroretinga bino bintu erega babazi muri Dumba bafite uko bakunze bafite ukuntu banze bafite ukuntu bazi undi muntu turi kumwe niba banjuga barabasabye kuyisiba njyewe iyo nyibona ntabwo nari kubasaba kuyisiba nari kubategeka kugisiba siri ukubita kintu so uri kumva rero nk'abantu bazi niyo mpamvu muri wo mu mutwe we muri background ya Godfather afite urimo kumva ni yuko kubona iyo video egare kumufungisha siri uri kubyumva we akavuga ati Godfather amutse abonye iyi video nagira gute nafungwa ariko si mpamvu niki nanga karengane nanga umuntu ushobora guhohotera undi muri ako kageni niyo mpamvu we cyage yaje akavuga ati wanyirukanseho Godfather washaka kumfungisha none se Dumba kuma video bihuriye kunyereka video bihuriye no kumufungisha ariko kuko bazi ko muri iyo image sindi kwishaka kugira ngo nyirebe ndi kwishaka kugira ngo nyamagane kumire hakiri kare ingaruka zitaba nukuri ko Imana muri kiriya gihe nicuza impamvu ntatanze amadolari 100 ngo ndebe niba iyo video koko ihari ariko impamvu ntabishyizemo imbaraga natekereje ko bari gutwika kuko naje nta no kuri live nabaza ngo eske hari indirimbo igiye gusohoka noneho aba batipe kugira ngo babicogoze urukumva babaze kugenda inama nabanjuga barambwira ngo yampana agiye gusohora indirimbo byambura agaciro gute ariko yo mbimenye nari kubikumira bro nari kwishura n'amafaranga nkamenya ko ihari nari kubikumira ngira natekereje ko ari agatwigo cy'indirimbo kuko niko batubeshye komeza ijambo ryawe n'ikiganiro aha minwa ya cyamuntu cyari 100 so rero hagati aho ngaho akaba ariyo mpamvu Jihad bamufashe baramutwara
kubera Jihadi niwe muntu wa mbere mu bantu ba mbere izo tariki video yagendeyeho hanze yagize. Ariko nanone nkaba ndimo ndakubwira ibyo nari ndimo ndakubwira ati ubundi RIB abayobozi bacu ibintu hano tuba dukora ku mbuga ni byinshi cyane by'ibyaha. Hano ku mbuga dukoreraho ibyaha byinshi, ariko abayobozi bagahita bavuga ati oya icyo ntabwo dufite uko twakireka reka gipase. N'ikindi ukavuga ati cyo kaduke ko twakeka reka gipase. Urumva ko nibagenda bafata abantu gutyo ibintu bishobora gusanga abantu bose babataye muri jail. Ntabwo ndi kumwe n'abaho ngaho. Ku mbuga hakorerwa amakosa, ntabwo hakorerwa ibyaha. Batandukanya amakosa n'ibyaha. Ibyaha ni icyaha gihanwa n'itegeko gifite ingingo ihana icyo cyaha wakoze. Mbwira ibyaha bihano kuri uvuga ati iki cyaha kirakorwa cyane kandi ingingo igihana niyi. No, hano nemera ko twakorera amakosa, ntabwo twakorera ibyaha. None okay, you posting the video okay. Nase reka nkubwire abantu bose barimo barapostinga video ya mpano right now barimo barayisharinga no? N'ubu ngubu hari umuntu usharinze video ya mpano urabyemera ku mbuga? Ubu turimo turavugana n'umuntu WhatsApp status arimo arayisharinga video ya mpano. Okay. Urabyemera yes or no? Kuzihanahana ariko mu DM. Kuzihanahana. Yego. Kandi uko kuzihanahana ni icyaha mu itegeko nyarwanda ndabeshe. Yego. Niba ari icyaha ni ukuvuga ko abantu benshi i Kigali barimo baragenda bazihanahana ndabeshe. Ubu ngubu apana Kigali gusa n'ahandi hose. Yego ariko kadufata Kigali kubera RIB iri Kigali. Yego. Ubu rero baragenda ni ukuvuga ko RIB ubu ngubu RIB nanone ibishobora guhaguruka ikagenda ishaka abantu bagenda bazihanahana ndabeshe. Ibyo ngibyo biteri murangira yarabivuze ejo bundi. Aravuga ati ntabwo turi buhagarare, iperereza rirakomeje, umuntu wese biri buze gufata tuzabafata bose uko babangana. Uyisakaza uyu munsi n'uwayisakaje. Komeza. Ku buryo abantu ibihumbi 10 bose baza kubafata. Niyo mwaba ibihumbi 100 ntabwo mwaba benshi barenze itegeko. Leta nini kurusha abantu. Hari ibintu bimwe uba ugomba kuvuga making sense. Nk'icyo ntabwo ikiza ku making sense ku bantu. Making sense ndakuru uburyo ki making sense dumba. Uburyo okay kamwe estimate estimating abantu bashobora kuba barasharinga video ya mpano Kigali bicaye i Kigali. Bashobora kuba ari bangaye. No muri comment mubambwira abantu bibaza ko bashobora kuba barasharinga video ya mpano mu matelefoni yabo i Kigali. Muribaza ko uwo mubare ungana gute? Dumba mva kumwe kuno making sense. Itegeko na leta ntabwo yiruka. Baravuga ngo ese barabayora bashiye mu zihegereza. Oya, impamvu muri Amerika cyangwa muri Canada ukora icyaha ukamara imyaka 10 uri pending kandi uzakibazwa. Uzi impamvu? Nuko bafite ibyaha byinshi badiringa nabyo. Ariko nukuvuga ngo we muntu uri aha ngaha uvuga ati abantu ni benshi cyane nge bazangeraho ryari. As long wamaze kujya muri database bigaragara ko wakoze icyo cyaha. Hashira imyaka 2, hashira imyaka 5, dosiye yawe izagera bayubure baguhamagara bakubwire ngo muri 2035 bavuge ngo 2025 washarinze video ukoresheje iyi nimero hari tariki iyi niyi ibintu bazwe bino bintu. Ntabwo itegeko n'icyaha gisaza. Komeza. Ntabwo RIB rero yabivamo kugira ngo igende ifata buri muntu wese uri i Kigali yasharinze video ya mpano kandi ari icyaha koko. Rero niyo mpamvu nkubwira nk'abayobozi hari ibintu bareka bigacaho. Urumva bareka abayobozi bakavuga ati bigacaho. Ni nayo mpamvu n'ubu ngubu tukirimo turavuga ngo fata ku mavuta ikintu cyamufungishije ntabwo cyari gikomeye. Wowe ni uri kuvuga ko ikintu kitafungishije fata ku mavuta cyari gikomeye. Ni nayo mpamvu reka umushiremo kandi ni nayo mpamvu abandi bantu bavuga ati baguma bavuga ati se kubera iki Kasuku batamufunga. Ubu ndibona
ubu ndimo nasaringa question nziza abantu benshi mu ntabwo Gasuku hari ikintu witiranya ikaze kubwire hari ikintu mujya mwitiranya impamvu bafunze reka nkubwire impamvu bafunze fata ku mavuta ni nayo mpamvu badafunga Kasuku ku mitekerereze yanjye sobanurira rero ugute rero ni ukuvuga ko Kasuku ni inshuti n'umwana ni urukundo rw'amategeko ya leta ikintu cyose kijyanye n'amategeko ya leta na leta Kasuku agihobera gutya Kasuku abayobozi baramuzi ko abakunda Kasuku yikundishwa ku bayobozi Kasuku aba yarwaye ku buryo ntabwo nemeranya nawe aho wabukoze ikosa rikomeye ntabwo itegeko rigira inshuti uburetse Kasuku Dumba niba none ntabwo itegeko none niba umbwiye gutyo ko ari inshuti y'abayobozi akaba ari inshuti ntabwo itegeko riri mu maboko y'abayobozi ntabwo mvuze ko ari inshuti y'abayobozi ariko Kasuku yereka ufite Kasuku ikintu aba yerekana yego nanjye ndi umuyobozi nkareba Kasuku navuga ariko se uyu nguyu ibyo akoze hari ikintu byica ngiye kumufata nafata bangahe reka be aba ari aho ngaho ariko ubundi muntu bitereka kamera urumva ikintu Kasuku adashobora gukora njye nashyiraho ukuboko kwanjye Kasuku ntabwo ashobora kugikora Kasuku ntabwo ashobora gukora ikintu kivuguruza RIB ntabwo ashobora gukora ikintu cyangwa ntabwo ashobora kuvuga ijambo rivuguruza RIB Kasuku ntabwo ashobora kuvuga ijambo rivuguruza igihugu cy'u Rwanda noneho ubundi muntu yiteretse kamera kandi ko Kasuku arazana akabasweza nyina agasweza ubundi agafungura agashino k'umuntu akakamuha adafatije ku itegeko urumva adasuzuguye ubuyobozi ubundi umuntu agitereka kamera agahita avuga ati njyewe ntabwo nzongera kwitaba RIB uza ahantu biriya yakoze ariko imagine umuntu uvuga ari ku ntebe i Kigali ati njyewe ntabwo nzongera kwitaba RIB nanjye ahangaha ndavuga icyama kigakora agakosa gatoya niyo kabara katari gatoya mwereke hano uretse na biriya ntabwo ibyo ngibyo ntabwo ari byo yazize kuko dufite urebye Dumba nk'amagambo yakoresheje kuri Pamela urukumva ni ibintu bigize ibya discrimination ntabwo avuga ngo umubyeyi umudamu w'umugabo ngo nagenda azamure intuza ngo yerekane ko yatwite ngo umugabo ntabwo amuterera ibyo ngibyo ntabwo ari ibintu byagombaga kwihanganirwa tujye tuvuga ukuri ngaho hibaze iyo harassment ni discrimination ntabwo ushobora kugenda hariya ngo ni abuse iteye ubwoba nubwo abantu bataye uburemere bwabyo Dumba ya masaha uri umubyeyi ufite umudamu umuntu akaza akavuga ngo ntabwo Dumba atera inda wowe mugore wa Dumba ngwino kuri kamera werekana niba utwite come on brother none se ngewe ko banyita umupedi ndara ncumitago banyita umupedi hano buri tugaruke gato ya rero hari ikintu uri kuvuga kimwe kingasetse ariko ndashaka kugira ngo ukomeze kuvuga kuko ntabwo ndabona nta ntuzi irimo kuvuga ko ntabwo ushobora gukora ibyaha ngo kuko ufite niba ari ibyo ngibyo none hanyuma abayobozi ntabwo twabonye Gasana ntabwo yayoboye polisi y'igihugu cyose si General Furu ntabwo itegeko ntabwo rigira santima niyo mpamvu n'umuntu rimuvana mu nzego none se nta bacamanza bafungwa kandi bafite itegeko mu ntuza nta bacamanza bafungwa se kandi bafite amategeko bayaholdinze bayafashe akabagonga akabafunga ntabwo itegeko rigira santima itegeko ntabwo rireba umuntu rebirire itegeko ridiringa n'icyaha niyo mpamvu ukoze icyaha wabuze itegeko utarizi itegeko rigonga icyaha bro so ibyo ngibyo rero kumbwira ngo Gasuku aya masaha umuntu amanutse i Kigali akagera akamutangira ikirego yateguye ibimenyetso ibyo uri kuvuga wabona ko bahita bamujugunyamo aya masaha ngo dufata ngo kubera ngo nyaragore cyane no bagushyiramo ahubwo bavuga ngo Gasuku afite imitego yatega urimo kunyumva akwepa itegeko urukunyumva ibyo tubyemeranye akwepa itegeko Gasuku biriya bintu akora Gasuku we araza akavuga ati okay nguyu mukankiko nari gutukana unyumva neza cyane nguyu mukankiko murebe ukuntu ari gutuka umukuru w'igihugu murebe ukuntu ari gutuka ababyeyi bacu none mucecekere urimo kunyumva akagira gute akisha avuga ati njyewe ndi gusubiza ibigarasha byirwa bidutuka unyumve niyo mpamvu ubona afata nani uriya mutipe bita Nobrena akavuga ati mabere ya nyoko wowe uri n'ikigarasha bapfuye iki
bapfuye tweet bapfuye ibindi bintu bisanzwe agaterura ati wakigarasha we pa unyumve neza cyane akaza kwa Godfather yaje kunkoma wowe uri n'ikigarasha akankubitira muri ya image akamanza kumpuza na babandi bakoresha amagambo akakaye no kurusha ya Gasuku ninde mbwira umuntu muri showbiz Gasuku atarishoga muri iki kigarasha Keminike yarakubisa kubita hasi so uri kumva Gasuku we adiringa no kudagongana n'itegeko uri kunyumva itegeko kari kwepa akakubaga amaze kwiprotectinga nta nazagura n'itegeko rero ntugere kumuzana bariya we itegeko ari kwepa ntabwo itegeko ri mukavaringa sizi uko byumva ku buryo se Gasuku akwepa kunyita ikigarasha ryo atari icyaha uravuze kunyita ikigarasha ntari cyo ngo ntabwo aba icyaha utari cyo no ntabwo uretse gato aho ngaho rero ngo turi buze kugenda ntabwo Gasuku ntabwo ntekereza ko Jessica kwiza ashobora kuza ngo afate gutya nagutera ikigarasha ashaka amagambo wakoresheje urimo kunyumva uzareba abantu abyita aravuga ati ni gute ukoresha aya magambo atandukaniye hehe na ya runaka urimo kunyumva ko wakoresheje amagambo nayo agashaka ukuntu agusunikira hari ibigambo byawe bikakugonga so noneho ku buryo kwidefanda we bimusho ntabwo ndi kumuvugira uburyo bwo kwidefanda kwe urukumva ihita bigaragara akavuga ati nyamara rero so komeza n'uvuge ndi kuyarira ijambo so yewe nirengaje byose uvuze ndibaza ko jihadi ikintu kinini gishobora kuba cyatuma batamushiriramo imiyaga koze nk'uko ngiye mbabwira ukuri hano ku mihanda dukoreraho ibyaha byinshi abayobozi bacu bakadushyiramo imiyaga bakavuga ati ibyo byihorere babirimo birakora amafaranga kubera baba babizi barimo baravuga ati hano habuze ahantu dukura ubuzi ni bukeya baraza kuvuga ibyo ngibyo bahore muri ibyo at the same time babona amafaranga kuri YouTube babona icyo bagaburira ingo zabo at the same time bakavuga ati nibura nibaguma muri ayo matiku n'iki ntabwo bagiye muri politike urabizi ko ufasha urubyiruko ukarwima kuvuga gutyo the thing ukurikiraho ujya kubona bose bimenye muri politike abagande bazurutse mu gitondo bose n'abana n'abatoya bose bajya muri politike so rero nk'abantu bazi ubwenge batuyobora bashobora kuvuga ati murabizi reka ibyo tube tubiretse hari ikintu birimo biramuvinga and then bagahita bavuga ati nk'icyo tukireke kigende ariko jihadi yicara kuri kamera ukabona ko iyo arimo aravuga ubuyobozi amera nk'aho atabwubashye icyo kintu nkaba nkibona ndabwira n'abandi bantu bakoresha imbuga my friend ntawe uburana n'umuhamba iyo ugeze ko barakwihorera they like it's okay nta kibazo ukavuga bakakwihorera n'ubundi n'ikindi gihe ukaza bakakwihorera ukavuga ukamara nk'imyaka 2 uko urimo uravuga ahubwo tuzamufata ahantu hamwe tuzamufatira ahantu hamwe bakakubika barangiza bagahita bavuga ati niwe wasakaje video ya Yampano ngo niwe wasakaje video ya Yampano ngwino tugende njyewe ndibaza ko Godfather bikakubwiza ukuri jihadi bashatse bari kumwihorera kubera wa mugane jihadi nawe video ntiyari muri nuza yo muri phone ye icyambere icya kabiri ntabwo ashobora kuba ari nk'umuntu wa kabiri ngo washarinze video cyangwa wa gatatu ashobora kuba yari n'umuntu w'igihumbi ariko cya kuri status ariko kubera barimo baravuga ati iki gitipe n'ubundi kiba kikazakaza cyatweretse ko ntaki reka tugitware tugitandukanye ntabwo ari byo dumba ntabwo ndi kwemeranya nawe mpamvu nari kwemeranya nawe njye ndi kukubwira ko urimo kunyumva ntabwo iki cyaha ndagusobanurira iki cyaha cy'aya mashusho urimo kunyumva iki cyaha hari ibyaha urimo kunyumva hari ibyaha yibwiriza gukurikira muri ibi byaha ni ukuvuga ngo ntabwo aya masaha dumba aya masaha kugira ngo ribu ize kugufata gukurikirane kuri iki cyaha nuko waba watangira ikirego ari ikintu abantu batari gusobanukirwa hari ibyaha mu Rwanda ribu ikurikirana cyangwa ubutabera bugakurikirana nta wareze
ntabwo kino cyaha ntekereza ko baze kumbwira ntabisobanukiwe. Ntabwo biri mu byaha RIB ikurikirana nta watanze ikirego. Ibi byaha byihara bikanisebanya ni ibyaha unyumve neza cyane. RIB ikurikirana iyo hari uwareze. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo hariho n'abahari video basakaje iyi video bashobora kugaragara bakanakekwa ariko kuko nta wabareze nta kirego cyabatangiwe bakidegembya. Ukora iperereza uraza gusanga mu bantu barezwe harimo n'umuhanzi wundi uzafatwa barida we bivuga ko ari wowe wishakaje kaza kuvuga amazina ye bari kubivuga. Urimo kumva hari uwo bita Opionika yaraje arabivuga ariko wido gedate ngo yaravuye ngo ku rukiko ngo bagaragaza ngo abantu ngo yampano yareze ariko amakuru avuga ko nje ndi kubikubwira mbihagazeho umuntu wa mbere mu batanze mu yampano yagiye kureka jadi ngo ari umuntu wa kabiri muri so uyu munsi rero niho nsobanukiwe. Thank you big man. Uyu munsi nibwo nsobanukiwe ko unyumve nibwo nsobanukiwe ko impamvu yagiye kumurega utubwiye ko bivugwa kavongereho mu masaa 5 y'iryo joro ariko yampano yagize ate ariko hajya posting ziki iyo video. Rero ayo makuru baguhaye aya makuru ko yaba yarapostinze niba ariyo uri kumva ko nani yampano niyo mpamvu yagiye kumurega sinza turi kubyumvikana. Ubwo ari mu bayisakaje sizina uri kugetinga point. Aya masaha rero umuntu uri Kigali wasakaje par exemple dufata urugero iyo K John Njuga akaza akavuga ngo K John namubonye iyo video muri telefone ye kwa Clapton ariko umuntu bita yampana akaba atatanze ikirego cyo gufata K John akaba kiri kwidegembya ko ntabwo atanye ikirego. Sibwo kubyumva. Muri iyi kese umuntu umwe wafashwe atatangiwe ikirego giye kuguhereza urugero kugira ngo bikwereke ubusobanukirwe bino bintu neza byumva. Umuntu bita Devota ni Devota ni ninde uyu nguyu ufite WhatsApp ugurisha amafoto y'ubwambure ntabwo mbabazi ubwambure munyarikira amazina ye ni Odette bamwita Odette. Odette amaze imyaka n'imyaka Odette asaka ayagurisha video no ku izina ryanditseho 5k viewers. Video z'abanyarwanda zigurisha 5,000 viewers imwe. Unyumve neza cyane. Kare atuye ari i Kigali. Oya no se nangwara z'amafaranga kuri mobile money. Twaratabaje ari mu Rwagasabo. Ntega amatwi wumve. Twaratabaje mvuga ko hari umuntu urimo gusakaza amavideo kandi kuva muri covid abanyarwanda bose baramuzi ahungeta abantu wumve. Odette twaravuze nta wigeze ujya kumushanga mufate. Abantu barimo barama amagift nimwe banje ndabakunda cyane mukomeze muyame n'uri ngiye uyakwiye. Abanarajya iwawe uyu munsi ryaremye abagome ubu sindagiye no kubihumba koko ariko bakize mu kantu gato y'amani kampani muri amanota ariko ndabako bankande bagukanje bose mukomeze mubikore n'ubundi gift ngiye uzikwiye. Munyumve neza cyane ndashaka kugira ngo mve point y'ibi bintu. Ndakubwiza ukuri naratabaje kuri iki kintu cy'uyu muntu ariko ntabwo uri yarabyumvaga gaceceka kuko ntagiye gutanga ikirego. Uyu Odette wari umaze imyaka kuva muri covid yarazengereje abantu. Ejo bundi yafashe izi video za yampana arazicuruza koko. Reka unyumve neza cyane. Imyaka yose bamaganye uyu muntu wibaze ko yampano ajya ejo bundi aravuga ati reka njye kurega uyu muntu nubwo ntamuzi. Yampano yasubiye ejo bundi bari abantu za barafashwe ajya kurega Odette. Ibo yarayimubonye. Yampano yareze Odette. No ya postinga 24/7 ama video ya yampano. Niwo muntu waruki ya postinga abantu bamukurikiranaga muramuzi. Baramutwaye se we. Baramutwaye bamufasha arafunganya na ba K John. Ariko RIB yamufashe kuko yagize ate yampano yatwaye ikirego yatanze ikirego ariko baracyakubwira ko uyu munsi n'uyu munsi aracyaposta ubona ko ari kubyandika. Sinuri kubyumva.
ribu ikintu yakoze ni iki rero, ribu uriya muntu ukoresha iriya akawunti ashobora kuba ari no muri Amerika cyangwa ari no n'ahandi, ariko hari umuntu bakorana wakiraga amafaranga kuri mobile money akoresheje nimero ye. Sinzi kubyumva. Iyo nimero ya WhatsApp iri mu Rwanda kandi ifite umuntu baruyeho. Iyo tuvuze ngo Odette yafashwe, hafashwe umuntu baruyeho iriya nimero n'umuntu wakiraga amafaranga akoresheje izo video. Turi kujyana? N'uyu musore rero wafashwe uze kora kuri liste bavuye bamaze gufatwa urayibonamo. So icyo ushaka kuvuga rero mu magambo make ngufashije, urashaka kuvuga ko Jihad bamufashe kubera ikirago ya mpano yashizeyo. Nabyo simbihakanye, ubundi yewe Dumba nuko nkora ntacyo point niko bimeze. Sinjya mpakana ariko uretse ko sintajya nemera. Nusanga uretse Dumba nimusanga ya mpano ataratangiye Jihad ikirego, ndaba ntazi gucukumbura amakuru. Nukwira kimusanga ushobora guhamagara ya mpano kuri iyi telefone aho ngaho. Ntabwo ya mpano njya mvugana nawe, kandi narakoze rayivuza amagana biriya bintu, ariko bakavuga ati mwakabaye mu mitece kabikiragirana ngo zifate urukumbe mu kirareka gukora live. Kandi twamukoreraga ubuvugizi, ntabwo urumva we nk'umuntu wari wahungabanye, ntabwo yabashije gusobanukirwa kwamagana no kwamamaza. Hari uwundi muntu ashobora kuba bizi neza ko ya mpano niba yaratanze ikirego niba ataragitanze cya Jihad. Amagara Pionika ntabwo mbazi, mana abo bantu nibo ubazi. Reka nzane none that's why rero kugira amakuru bikugora, ugomba kuba ufite abantu kuri ground. God njyewe ntabwo ushobora kubaho muri ubu buryo nkawe inshaka amakuru, ibintu byarananiye. Byarakunani Dumba, ugomba gushaka amakuru. His Excellency yaravuze ngo aho kugira ngo umwima amakuru wamushaka amaboko kawe. Amakuru ni buri kimwe, kandi amakuru yakura ku baturage. Urukunyuma amakuru yavana muri aba bantu bari kuri ground. Ubaze nyina ubukwe bwa nasoraga amafoto y'ubukwe bwa Aga kandi abantu batamenya kuko muri ko. Ariko Aga icyo agomba gukora agende yigishe makeup. Miki ntabwo azi gukora makeup, ntabwo bazi kumukora. Miki bamushyizeho makeup. Iriya kabona yifuriza gukomera no kubana kandi nzabatwerera. Impamvu ni iyi. Turi kumwe n'abantu banze negativity urimo kunyuma do. Abakora kuri project yo gufunga kwa Jihad. Bari abajene n'abantu banze negativity rukumva bacibwa intege, abantu bazana ibintu by'ibigambo, abajene barakomeza dore aho bageze. Turi kumwe those people agatewe imijugujugu, nikateye imijugujugu na negativity, ariko abinyuramo neza bafata ibyo bintu byose babihagararaho barakomeza. Bari abana Imana izabakomereza urugo. Njyewe nta kibazo, ariko mikamenye kungu basiga makeup. Je ne do ngibyo nereka kwivanga ku buranga bw'abandi wese ko atari uwamukunze wenda nibyo yakunze muri iki. Ntabwo ari mwiza cyane, agomba mwiza. Ni mwiza, ni mwiza. Okay, makeup turayihoreye basi nibazajya bafata bazajya bashiraho agafilita nibura. Ahubwo Miki yakoresheje ijambo rizamugaruka aramutse habayeho guhungabana. Miki yabwiye abantu te uyu mugabo yemeye kwizirikaho igisasu, ubwo umunsi cyamuturikanye nta kundi azihangane. Cyamiki nabonye kitoroshe buriya. Nyamiki sinamurongora ibi ngibi bya hano tugende hariya gutya, kandi naho nka making sure ko ewan maje kumushyira nk'ahantu. Nawe nta gihe twiza ngo aramubwiye ngo nyura hano tujye inyuma y'inzu ntabwo dutinda. Aho yagenda atukana twongeye nzi kubaha igitsina gore, ntabwo namurongorera ibintu muri toilette. Namwe mucishwa haravuga tukakubitwe niko wakiriwe wimenye. Mashora na mubomora nyine, ariko nanone naje narwaye mvuye mfite nk'igifuri cya danje naraye nazinyweye, urumva nkamusangayo namubomora, ariko na ukuntu ari igishinzi ntabwo nagisha mu rugo. So naho ibindi iby'uru rubanza ngewe ikintu nirinze muri iyi saga, ibintu bya mpano byarababaje Dumba sinkubeshye. No kuri ibyo byakubajemo cyane ko ya mpano niki cyakubajemo cyane ko video idasebanya. Ntabwo video isebanya, ariko ikintu cyamabaje cya mbere
harimo ishyari uriya mwana babanije kontrakt zirenze 3 uko nyumva bamutegereje uriya mwana nuko abantu batabimenye uriya mwana umuryango wa RPF I think youth bari bamutumye agomba gukora tuwa mu Bufaransa n'ahandi urimo kunyumva Dumba bwo yari contract nzima umwana yarabonye nibwo mbere yampaga yaragiye kujya ku mugani w'Uburayi urimo kunyumva abantu barabimenya bro bamukora ibintu byarababaje mane jewe niboneye chat bro bari kumuhagarika bamubwira ati yampano nyuma y'ibyo tumaze kubona twakubwira ko urugendo ruhagaze genda manze witekereze ibyo yakoze nabo bivuze n'agaciro z'umunyarwanda urimo kunyumva abantu tegereza biriya bintu mane harimo ubunyamaswa n'ubugome mane nakubera ibintu Dumba ku muntu wese ufite umutima nama ugenda akaryama saa 9 karota ubwenge bugasubira inyuma akava mu busazi yiriwemo ugize umutima nama gukomanga kira kintu bakoze n'ubunyamaswa n'ubugome urimo kunyumva so abo bizaha narutwitse number 1 rero ngewe Dumba ukuntu ntekereza ngize Imana video zanjye zigasohoka kuriya mu buryo byasohotse ubona ariko bandi kwa Kanye West turimo turakora ahantu hose mu gihugu ari njye bari baravuga rive yamara turimo turamuvuga icyumweru cya 3 ubungubu bakabona ngo kamaze kuza iminkanyari ibaze bahita bagutwara mu mfumo ubu yamara turimo turamuvuga w'icyumweru cya 3 nakabaye mfite video nziza yasohotse niyo nuza umusamarayi bifite video witwika nakabaye ndimo ndagenda ewana kuri interview hahiye umugore wanjye page yakabaye ifite 100,000 right now turimo turayicururizaho nakabaye ngeze biza ndayishaka y'icyo kuba miliyoni imwe na internet ngenda muri indege nkagaruka nkicara uzagatwiko k'imborisa kuri uza abagore yewe njyewe nkajya nko ngaho ngatangira ngo kwiga kandi ngo babafunge nabo bafunze njyewe Dumba nabo bafunze ngo bafungure ahiye ngo dufata wari umunacyaro reka mu munacyaro umwana wa Kampala buriya haba hahiye Dumba komeza umunyamujyi ariko biriya bintu icyo nashobora gukora ni ukuyifatira ngo nyishirire hanze ariko yarangije kugerayo ngo we bakamara ibyumweru 3 barimo baravugaho nta kibazo baravugaho abantu bari barasharinga video yanjye ngiye kabahahinge buri abo bafunga pazo namubwira ati ahubwo wifata ku mafaranga nawe nguheho nawe urariye ariko mukagenda kwicara ukagumurira byarangiye imboro yagiye hanze nosura bigenza gute mbese nibafunga pazo y'amana arungukira he nibafunga jihadi y'amana arungukira he none se ko bamukoreye buriya bugome bumukiye niba aribo babikoze abo wagiye Jesse nibaza ko niyo video yasohotse hanze nk'ubugome yego kuki bategereje agiye kujya mu gitaramo bakabona kubikora uzi ko hari ayandi makuru bavuga ko iyo video yari yarasohotse mbere ari abantu bari barayibonye ahubwo iri mu maboko y'abantu bake kandi wese nkubwira ko icyo gihe nyine kandi wese abantu z'abanjuga bayibonye he ntibayibonye kuri ntibayibonye muri nani muri telefone ya Bakejoni mbere mu kwezi kwa 5 igihe byasakuzaga nibyo ndimo nakubwira ni ukuvuga ko yari yararangiye kugenda yari ifitwe n'abantu bake bamwe ishobora kugwa mu maboko atari meza y'abantu bashaka gusharinga ariko which does not mean first of all ikintu kimwe ijambo rimwe mu magambo tutagiye mu bintu byinshi justice kuri ya mpana zarenga rutese Gerinde abantu bavuga ngo urabona justice mpano ahabwa ubutabera niyo mpamvu nagiye kuri X nkakora space nkamagana abitwa ngo bahagarariye kandi reka ngarukire jihad hano nk'ubu ngiye yonza kuba ndi umuroya ndi roya wa jihad yego reka nkwereke ukuntu akananga ibyo ngiye kuvuga nanjye bashobora kubimfungira nanjye ibyo ngiye kuvuga bashobora kubimfungira banyarwandakazi mumenye ko nanjye ejo bashobora kumfata ndaje maze mbabwire that's why people they are recording
Niko that's why they are recording muri that's why they are recording umva ikintu ujya kukubwira nk'ubu njyewe ndi roya wa Jihad uzi ikintu navuga navuga ati njyewe bataye video yanjye hanze nambaye ubusa barayisakaza ntabwo bankurikiranye kuko murakumva ntabwo bakurikiranye umuntu wakoze iki noneho Jihad bijyanye no kuba batarakurikiranye umuntu washyize video ye hanze nawe bavuga ko nashira iy'abandi hanze nabo batazamukurikirana hanyuma se kubera iki ajyo ngibyo ariko tumana aho ubaye nk'umwana kabisa none uretse reka umwana kise none se nta video ya Jihad hanze baramufashe batamufata se ko bamutangiye ikirego ikibazo ntabwo cyo dukurikira amategeko y'u Rwanda ni ukuvuga ngo Jihad uwasakaje video ye Jihad yamutangiye ikirego kiri muri RIB kuri mu butabera uretse gato ariko ibi byaha ni ibyaha bitambukiranye imipaka urimo kunyumva ni ukuvuga ngo uwasakaje video ya Jihad yago kuba yarabisabiye imbabazi impamvu Jihad mu bantu bose yasabye imbabazi Jihad yazimwimye nuko ikirego kirimo hari bivuze ko yamusabye yamuha imbabazi yari guhita afata iya mbere akajya kuvana ikirego mu diribo yo kujya kuvanamo ikirego so ni ukuvuga ngo rero Jihad ahubwo ni gute Jihad icyaha yakorewe azi ko gihanwa n'itegeko kandi yaragitangiye ikirego yakora icyo cyaha akagikorera undi muntu uretse gato kandi ategereje ubutabera ni ukuvuga ko icyaha cyo gusakaza ubwambure ntabwo gikata imipaka ntabwo cyambuka imipaka ya none se ko nshobora kubona narabaye traumatized urumva abanyarwandakazi hano hari ukuntu ushobora kugenda ugakora nk'icyaha barangiza umuroya akaza akavuga ati aho rero yarabaye traumatized ashobora kuba yarabaye traumatized reka barashyize ubwambure bwe hanze umva bashyize ubwambure bwe hanze andi n'aba traumatized yabaye nk'umusazi ubu ibyo ashaka n'ibyo akora ibyo excuse ntizikora niyo mpamvu urukiko rufite amamodoka yicaye hariya bafata Jihad bakamwohereza Karayeze bakamupima mu mutwe nose Jihad bamupima mu mutwe basanga ari muzima ngo ntabwo Jihad anywa inzoga wowe iyo ubona Jihad bamupima mu mutwe basanga ari muzima dumba kugira reka ze kubwire dumba nturi kureba ngo gifata kuri bigize amakosa bro ni ukuvuga ngo muri iyi mihanda igihe umuntu utarahamagarwa na RIB ngo babe warning cyangwa ngo bagendera babivugeho mwese barabahamagaye ninjye ukiri vierge njye bamagaye ryari yaravuze ati dumba subiza ikirenge inyuma zeti ya leta ntibirabaho ntibizigera binabaho ntabwo bishoboka njyewe Jihad urumva Jihad ndumva afite umuroya mwiza n'ibintu nawe byamubayeho afite roya mwiza urwo rubanza barutsinda bijyanye n'ibintu Jihad byamubayeho afite roya mwiza Jihad urubanza ashobora kurutsinda tugaruke rero kuri ba Kejoni kugenda harakigarika yampa akigarika wa mutipe uryo urabivugaho iki ngo Kejoni kwigarika ukigarika ntuza akigarika pazo nabyo nibyo ariko Kejoni ngenda mufana ofete hari ukuntu ibintu ugiye kureba byasaga nkaho bikiri imikino urumva umuntu agishobora kuvuga ngo nshobora ngo gukinyira inkoro ngo umujyama wanjye urumva noneho Kejoni baguma muri bya iboro by'ubujyama ngo ngo umujyama wanjye ngo ndacacogoya ngo nagusunikira ariko my friend urangiye kugeramo hari indani ukaryaramo iminsi 2
ugatangira kuryaho gakeya bagufasha abandi bagahita bagushyira mu rubanza bagahita bagushyira muri koti bakakubwira toke umaze kuryamaho iminsi 2 ubuvuga video byagenze gute uzi ko mujyama wawe muri kumwe hano niwe yayiguhaye kandi wowe uvuze ati ni ibyuyi byose ni ibyuyi ngewe mbita nsohoka we akamenya ibyo avuga Godfather nanjye wallahi utari umwana wanjye utari mama wanjye ndababwira tumuswera n'uyu niko yabigenje rero yahise afata aravuga ati urumva dossier bari mari babiri urumva bari mari babiri ikintu cyabayeho kejo bageze ku rukiko yavuze ati twumvikana ikintu kimwe rero mwabacamanzamo n'abashinjacyaha first of all uyu nguyu ngiye naramubyaye mutandukanye njyewe niteguye kuburana nonaha ariko mu kuburana ndiregura ntanga aho video yavuye dore nyirabayasana ngo wino watweretse video yayikuye none ko ari kuvugira ya mpano nani pazo ubushize ariko ahangaha noneho hakaza abandi batanga buhamya bavuga ko video bayibonye muri telefone ya K John si kubyumva ariko hari uburyo ushobora kubona inshuro zingaho umuntu yasharinze hari uburyo ushobora kubona inshuro zingaho umuntu yasharinze asharinga ki katubwe nka video iri muri phone yanjye hari ukuntu ushobora kumenya ati uno muntu yasharinze iyi video inshuro izi ngizi reka nkubwira ikintu kimwe ugomba kumenya aba bantu abahungu bacu ikintu bibeshya ntago bo babona ngo abantu ngo bakoresha ngo media ngo bro wafata telefone gufata telefone ukayigira ugasiba urumva gufata telefone ugasiba ariko ndumva igakurya yambabarira ndumva igakurya ndumva igakurya bro ndumva kuri mado ndumva igakurya zose za nkoko ziri haramu ibyo simba ijya ndi umusilamu uzabaze ndumva igakurya impamvu ubona ngira mani njye ndi umusilamu ntabwo nagiye ibiboro byawe ibihe biboro ubonye mwiki ko karaga ibyo ni haramu ibyo ni swine ibyo bigita swine ntabwo akanaga koko hangane mu none se basaba abayisilamu ntabwo niko ni muri restaurant abayisilamu wowe muri restaurant abayisilamu muisilamu hano uri wese n'ibyo biboro n'inka ko ntahinguka ndumva igakurya komeza muri restaurant abayisilamu nta kibazo wari ugerageje isubizemo ibyo bintu muri gukora n'iby'Imana ishaka mukomeze mu dropping ama gift abantu murimo murahabwa Godfather gift mutarimo murampa Imana irare ibahaye impuzi bibutsa ko mungeza ku 2,000 mu following account ndumva rero nibyo nyakigumbwira abantu kuba umuntu ari hanze hari abantu bitegereje bagatekereza ko bari hanze iri tegeko niyo mpamvu ubona Godfather nirinda ntabwo icyaha gisaza kigumamo hariya thank you my love kigumamo ariko uretse no kugumamo ndashaka kumva ikintu bivuze ngo gukora ibintu widegemye umuntu avuga ngo ari hanze muri kwikatira igihano cyo kutubwira gukandagira mu gihugu umunsi uzakandagira mu gihugu bazakuyora ari ugufungirwa amageragere no gufungirwa mu mahanga utazongera gukandagira mu Rwanda wahita mwiki ari ugufungirwa mageragere no gufungirwa hanze mu mahanga utazongera gukandagira mu gihugu wahita mwiki nafungirwa mu mahanga nafungirwa mu mahanga ugapfa utazongera gukandagira mu gihugu bamfunga burundu urumva uramutse uruva ngo gufungirwa amageragere nawe ugatira ugafungwa ugakomeza kwidegemya gufungirwa mu mahanga ubwo ngubwo nyine umuhunzi ubutabera ni ukugenda burundu kubyana ibisaza igihe uzasubirayo bazaguhana abiterwa n'icyaha wakoze
wizirwa n'icyaha wakoze ari bya bisaza mwana. hari bya bisaza ariko gufungirwa mageragere ko numvishe mageragere nayo numvishe mbabarira ndeka oya se mageragere narayumvishe bimeze ite buro hariya haburo ngo haba hari ikintu cyitwa guhangayika. We numvishe rero ndimbati arimo aravuga ati itagiye yamukuraho n'ikiganiro warangiza amusigira inote ya 5 wahita atekereza aravuga ati ntayaramarira iki nuko nari mfite ubushobozi bwo kuya gusubiza. Dumba kamubwira kimwe n'ijya kubwira ku bantu urumva Dumba Chita si inshuti yawe Chita ni inshuti yanjye ninjya kubwira ku muntu ngo difata nuko banaragoragoje Chita ntabwo ashobotse na gato kandi azabikwereka n'amaso yawe. Chita wananiye buretse gato Chita wananiye Sabe mu byago Sabe yagize urimo kunyumva umuntu wa mbere yitabaje n'umuntu bita Chita bro. Sabe yarandikaga urimo kunyumva muri bya bintu byari bikomeye yarandikaga Chita gasoba gaseka nukuri kw'Imana yarangiza umuntu yajyagaho Patrick urakoze Patrick ni we wanjye yarangiza Chita amakuru avuga ko yahitaga ajya kwa Claire. Ni Claire ninde akajya kwa Claire akavuga ati twika Claire wari wazo ni Karara ni Karara yo Karara agenda buriya ngo umusponsor we wa mbere ari Chita. Niyo mpamvu n'uyu munsi biganiro Sabe na Chita kugira ngo bicarane biracyarimo imbogamizi inshuti zaragerageje ariko biracyari ibintu bikomeye. Sinuko bijagenda ariko bariyunze ntabwo bariyunga. Sabe yanze gusoma message kuko Sabe ngo ubu ari byo message aturika karira none nk'umugoma ahantu buri. Sabe yasabye Chita kuvanaho ifoto na caption imuvuga neza kuri ntuza yarabyanze yabikoraga ari ifoto ya Sabe uwo ni we Chita. Icyambabaje nuko abantu nirirwanaga nabo barabamanura biratangiriye somo mu Banyarwanda ko ewana ko gusakaza amavideo atari byo ariko ntabwo tubwiye ashaka waje uratubwira ngo Pazo ngo yari inshuti yawe wari ngo yarakubeshye. Ni iyihe version yaguhaye kuri iki kibazo? Pazo yarambeshye ufite uburyo Pazo yambeshye sura buzi Pazo yakoranye na Yampano Pazo nkabanzi neza ko ari ikintu ni gishapu ya Pazo ni umushapu cyane ashobora noneho mu bintu bijyanye na showbiz abashobora gukora kariya abari muri amagift murakoze cyane guys nuko ndimo ndavuga ntabwo mashaka kubakira ariko murakoze cyane. So urumva ni ikinyabwenge kiba kizi cyane muri showbiz gishobora gufata cyangwa kishobora kukubwira kora gutya iyi ndirimbo bakatubwira n'uyu producer koko yarabimukoreye Pazo yajyaga bikorera Yampano. Erega nibyo Yampano bagiye kubana na Pazo kuri ko kuri ntabwo nza no kubeshya bagiye kubana na Pazo babaga muri Yampano yabaga muri Ghetto Mbi. My heart, thank you so much. Yampano yabaga muri Ghetto Mbi and then Pazo aza kumukurayo baza barakora and then bavayo bamera nkaho bateye imbere bari babiri bagenda kwimukira i Kanombe. Bagiye kwimukira i Kanombe Pazo Yampano muri icyo gihe Yampano ari kuri hit iteye ubwoba Yampano nibwo yatangiye guhura n'uwo mukobwa. So aho n'uwo mukobwa najyaga mvugana na Pazo mvugana na Yampano bankurikirana murabizi ko Yampano ari umuntu najyaga supportinga cyane ku mbuga zanjye. So Yampano arantungura umunsi umwe azambwira ngo ashaka gutandukana na Pazo. Nambwira ati Yampano ufite hit biragoye ntabwo ushobora kuzajya uziruka mu gitondo ugenda wishakira akazi.
Puzzle agomba kuba hari akazajya agenda avugana n'abantu, avugana n'abangaba akora ibingibi, ategura studio, ategura video, wowe ukaza nk'umusitari uzajya ubirangiza. Ariko ya mpano ko yabonye igitira muryohera, ibyo byose arabyibagirwa. Urumva Puzzle rero umunsi Puzzle yumva ko umuniga ashushe hahiye, noneho arimo aramwihinduka, kandi niko kwari ukuri. Niko kwari ukuri. Baramubwira ngo tugende. Urumva Puzzle waravuga ngo bitewe n'ukuntu nabonaga Puzzle ukuntu ya mpano atajyaga yishura abantu, ngo ndangije kumwemerera kuva mu rugo rwe n'umugore, ngo nari nzi ko nanjye amafaranga yanjye twumvikanye ngo tazayama. Twaravugaga ati wo turashira ku mupanga, njye nakoreraga yahe mafaranga. Avuga ati numvaga ko nanjye cyane, none nkamubwira ati ya mpano ndava muri ino nzu arubwo mpaye amafaranga, arubwo mpaye amafaranga twavuganye twumvikanye. Rero Puzzle agiye, urumva nibyo shaza aramubwira ati njyewe ugomba kumpa amafaranga. Ya mpano aravuga ati no, ati ni njyewe muririmbi, ati wowe ukora iki? Urumva ko kantu ya mpano nabo niko njye namupingira, aravuga ati ubundi manager abafite ibintu byinshi akora, ngo nuko manager abakora ibintu byinshi. So intandaro y'uko byatangiriye, abantu muri hano mushaka kumenya intandaro byatangiye gute, kubera icyo umuntu yatangiye gusharinga video. So baravuga ko we ya mpano yahise amenya ko uno muniga afite video ye kubera yakoreshaga telefoni ye. Rero video ashobora kuyisharinga, kandi kuko niko byagenze. So iyo video n'ubundi probability nyinshi nuko Puzzle kubera umujinya yari afite, kubera bari batandukanye na ya mpano, yavuye kwa Puzzle akayisharinga. Ako kantu ngira ngo kabaze ikintu kimwe, ariko bidakuyeho ko Puzzle, bidakuyeho ku mitekerereze yanjye, bidakuyeho ko Puzzle yari bad idea yuko ya mpano areka Puzzle agende. Urumva njyewe ya mpano ndacyamurenganya ku buryo yaretse Puzzle agende. Reka nkubwire ikintu kimwe, njyewe ntabwo njya ryimboga, kandi ntukansunikire gutuma mvuga kuri ibi bintu. Hari ukuntu njye nshaka kuvuga ukuri bigasa nk'aho ari gushinyagura, ariko rero nidusubire inyuma Dumba, ariko bari kugutamo da. Nyamara rero wagize kandi ku ifoto yawe uje kuri setting hejuru, urabona akantu ka setting hejuru njyewe, yego, kandi ku ifoto yawe urabona akantu ka setting hejuru, ugakande barakwereka numbers y'amapano ushyireho, ukande kuri 2. So nkuko narimo nababwira, ya mpano we nda Dido VP Dumba ni VP. Ya mpano we ni wenda cyamushinga amakosa yo kuba Patrick urakoze ako shamurangona namwe mugakabya, uzi ko muguma mu magift wa mugane, uzi ko mu mazi impari mukomeze muzimpa, ariko ndazikwiye. Dumba ndakubwiza ukuri, ya mpano muri ibi bintu urimo kunyumva. Dumba abantu baratandukana, ntabwo Puzzle uriya, ntabwo ya mpano yari yamugize umugore we, ntabwo bari barasezeranye. Niba barabana gace tuba serious, aho kugira ngo yumve ko agomba kuba baragahinda gatuma akora ubugome nka buriya, yari gufata iya mbere, uretse gato yari gukora ibishoboka, bagakorana contract, bagakorana ibintu byo gukora kigegera, kubera iki niba yarabonaga kubana na ya mpano cyangwa gukorana na ya mpano bigomba guhinduka akazi, kubera iki atamusabye contract ngo bagirane ama contract, bagirane amasezerano. Contract barayisayininze, none se kubera ko atakurikije amategeko, ahubwo ukugera cyo ukamushengura umutima ugatuma akora buriya bugome. So reka tugaruke rero gato, ariko turavuga niba ariyo wabikoze, ntabwo turahamye ko yabikoze. So nkabaza nti Dumba, reka tunegure noneho, ntabwo ngende kunegura umuntu. Ibi bintu nitureba uwo Puzzle wawe uri kumbwira ntabwo ari ubwa mbere, reka niki cyashobora kutamuhama, iki cyashobora kutamuhama, bagasanga we hari ubundi muntu video zasohotse, ntabwo ntibyitwe ko ari Puzzle wabikoze. Ariko reka tugaruke gato, uyu Puzzle kubera ko abantu bose bakoranye nabo havamo ibintu by'ubuhebu n'ubugambanyi. Erega umwana murizi ntakizwe urutozi, yago mu kanwa ke yivugiye ko uyu mugabo yabanaga nawe mu nzu. Ese uyu nguyu yashatse aho akaza ajya kubana n'abantu agiye gukorana nabo, yafashaga Yago amusapotinga. Yago wowe Dumba mu kanwa kawe wanyibwiriye hano, kandi n'ubwo wabivuze abantu babizi bose, watubwiye ko uyu nguyu yakoreshejwe mu kuroga Yago. Yego sibyo? Ayo magambo yavuze hano nibyo sibyo? Byaravuzwe ntibyavuzwe? Amagambo amwe
ndakwandikira njye amagambo njya mvuga Godfather ntabwo manyahagazeho. Okay, reka noneho dukotinga amagambo yande ya Yago Nyirubwite avuga ko nayanjye n'uyasige. Okay, nawe barayavuze. None ndabaza kubera iki uyu muntu n'impamvu ngiyewe no gushidikanya ko uyu musore kutamukeka byaba biri kure, ni kubera iki abahanzi ahuye nabo bose abasiga mu icuraburindi. Yago yamushinje yabanaga nawe mu nzu, urimo kunyumva? Umuntu yabanye nawe mu nzu yarakoreshejwe mu guhitana Yago, mu kumuroga. Aya n'amagambo ya Yago. Yes or no? Ofete ikibazo gishobora kuba kiriho cyari ibintu bya Yago mpamvu ntabitinze urabizi, nuko kagakobwa Fazzo nawe yakoresha amagambo adakakaye dore muri screen.